naho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko 99% by'abagore batwite banafite virusi itera sida ari bafata imiti neza kugira ngo batanduza abana babo. Usanga hari abandi batinya kwipimisha bakarinda babyara batazi nuko bahagaze kandi wenda barwaye virusi ya sida bigatuma banduza abana babo. Bakabasaba rero ko bagomba gutinyuka bakipimisha. Mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze harakomeza iby'inkuru. Bamwe mu babyeyi barimo n'abatwite bagaragaza ko hari abatajya kwipimisha inda ngo banamenye uko bahagaze kuri virusi itera sida, ku buryo bishobora kuba intandaro yo kwanduza abana virusi itera sida mu gihe cyo kubyara. Hari uburyo umuntu aba ari mu cyaro wenda n'ubukene yagira inda ntajye kwipimisha, icyo gihe ntabwo azamenya ukuntu ahagaze. Nk'ubu inaha turabafite babyarira mu ngo atarigeze yipimisha. Ingaruka bigira ni ukuvuga ngo iyo bimeze bityo wa mwana avukana cya kibazo akabaho yigunze ntabwo azagira umunezero mu buzima bwe. Hari igihe nk'indi ishobora kugukurira mu rugo diregiti, uwo munota ntube wageze kwa muganga umwana agahita avukira aho ngaho. Waba udashoboye kuvuga ngo wenda uhite ubikurikirana umwihutane kwa muganga, ubwo nyine ukaba wamwanduza gutyo. Iyo wamajije kumenya yuko utwite ukaba uzi ko wanduye, ujya kwipimisha hanyuma bakakwitaho, bakita no ku mwana kugira ngo azavuke nta bwandu afite. Biragufasha kuko umwana avuka nta bwandu afite kandi wowe nyine uba ufite. Iyo ushaka kurinda umwana wowe ubwawe uri umubyeyi wanduye wipimishiriza igihe. Wamara kwipimishiriza igihe ugakurikirana ibihembwe by'inda yawe. Warangiza mu gihe iyo witegura kubyara baguha ikinini. Wamara kuguha ikinini iyo ugiye kunda ibise bigufasha uhita ukimira, hagati aho iyo ukimize ubyara umwana muzima. Iyo ugize amahirwe ukajya kwipimisha inda bagupima virusi itera sida. Inzego z'ibanze zisaba ababyeyi kwitabira ibikorwa byo kwipimisha ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze kuri virusi itera sida. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Harerimana Jean Damascene asobanura ingamba bafashe. Nibyo utwite ashobora kwanduza umwana igihe atagannye kwa muganga kugira ngo bamugire inama hakiri kare, ariko ubukangurambaga burareba abantu bose baba abatarandura cyane cyane kugira ngo tugabanye ubwandu bushya bushobora kugenda buvuka. Ikindi noneho n'abanduye bakagirwa inama kugira ngo bagire uko bitwara batakomeza gukwirakwiza ubwandu, kandi nabo iyo bubahirije amabwiriza y'abaganga ubuzima bwabo buraramba. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigaragaza ko 99% by'abagore batwite bafite virusi itera sida bari ku miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya sida muri RBC Dr Kuzo Bazili avuga ko bari gukurikirana ikibazo cy'ababyeyi batari ku miti. Ku rwego rw'igihugu yenda uko imibare bigaragaza nuko barahari, ntabwo twagakana ko bahari, ariko nanone ntabwo dufite ya mibare yo kuvuga ngo mu bantu duha imiti abatwite kuko umuntu abatwite amezi 9 ejo bundi akaba atagitwita akabarwa nk'umuntu nk'umudamu usanzwe. Ariko ikigaragara nuko icyo twe dukora ari imibare yacu yahagaze nuko abagore batwite byibuze bafite virusi itera sida byibuze 99% bari ku miti. 1% nibo tutabona bari ku miti, ariko naryo turashakisha uburyo dukora uburyo bwose kugira ngo bajye ku miti. Ikindi nuko kuri ubu ngubu abana bavuka ku bagore batwite tubasha kubakurikirana ku buryo bagira imyaka 99% badafite virusi itera sida. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC muri raporo y'umwaka w'2022-2023 igaragaza ko abagore bari batwite 389,531 bitabiriye igikorwa cyo gupimisha inda ku nshuro ya mbere. Muri bo abagera ku 5,558 bari basanzwe bafite virusi itera sida. Ni mu gihe kandi muri abo bagore 365,759 bapimwe virusi itera sida batari bazi uko bahagaze kuri virusi itera sida. Nyuma biza kugaragara ko abagera ku 1,421 bari bafite virusi itera sida bingana 0.4%. Jean Paul Turatsinze mu ntara y'Iburasirazuba.